Hari saa 4 za mu gitondo ubwo abacuruzi n'abanzwe bakora ubushabitsi bari bahugiye mu mirimo yabo muri uyu mujyi wa Kamembe, amaze mu buryo busa n'ubutunguranye abantu babona umugabo uri kwigaragura mu muhanda. Bamwe babanje gukeka ko ari moto imugonze, mu gushidikanya kwinshi birangira bamugezeho ariko batangira kumva ibyo yivugiraga. Mu rusaku rwinshi uyu wigaraguraga mu muhanda yavuzaga induru avuga ko yibye umuntu, ngo none ari kumva ari kuribwa umubiri wose. Nyuma y'iminota mike haje guhinguka umugabo ugaragara ko ari igikwerere, maze uyu wavugaga ko yarozwe n'uwo yibye yahise amuha ikofi yari yibye. Undi nawe akora mu mufuko y'ikoti imbere yambaye akura mu ihembe rito, maze ari kubita uwo mugabo ku kibuno ndetse no mu mugongo. Aho hasi yari aryamye yaje kuhazanzamuka, abantu batangira kwiyamira. Kibabarira Uyu wavugaga ko ari umuvuzi gakondo yabwiye itangazamakuru ko yitwa Dr Kigoma kandi ngo avuka aho bita mu Gisaka. Uyu rero ari nawe wari wibwiye iyo kofi, yavuze ko yamenye ko yibwe ubwo yaragiye kugura imbuto mu isoko rya Kamembe, maze nk'uko asanzwe agaruza iby'abandi byibwe nawe yahise akora ku ihembe rye. Uwamwibye atangira kuvuza induru, ngo nuko yahise agenda asatira nk'uko abandi bose bari bashungereye, maze ngo nyuma y'uko yari amusubije ikofi ye yahise amugirira impuhwe aramuvura.